Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Umva shaka iki? Sobanurira neza rwose. Kuko ikinyarwanda urimo kuvuga sinyumva pe. Rwose muze, uko nzi gutambaje niko zestaye. Umva kandi ibyo nanzi. Ko bwuvuze ngo ikisha. Uzi ko uri gukina n'ubuzima bw'umwana wanjye. Nshaka kumenya ngo umuringa wari uri kwa muganga rwaje umutoni yagiye. Muze, ngomba barangiye kugusobanurira kandi ndaguha amakuru neza. Ngaho mbwira rero. Ariko uzi ko Mutabazi narushye. Kubona umwana ungana nkaho mburabuza koko. Nyine ukuntu byose byatangiye, Beni yakundanaga na Odira. Uravuga wa muhungu wa Rugamana wa mukobwa nkomane? Yego nabo ndi kuvuga rwose. Ubwo rero ariko nubwo bakundanaga, Odira yahoraga ashinja Beni kumuca inyuma agakundana n'umuringa. Ejo rero Odira yasuye Beni mu rugo iwabo. Ariko ngo Beni abwira Odira ko agiye gusura umutoni kwa muganga. Ibyo se nibyo byatumye umuringa agenda akazimira? Nyine inkuru iracyakomeje muze. Ubwo Odira yageze mu rugo yataye umutwe kubera gufuha. Nuko bituma yiyabuza ibinini, bigera naho byenda kumuhitana. Nibwo twatabaye rero tumujyana kwa muganga. Naho se byarangiriye? Oya. Ubwo twagejeje Odira kwa muganga yarerembuye. Hanyuma nibwo twahuye n'umuringa ku muryango aho umutoni arwariye. Tumuha amakuru y'ibyo Beni yakoze. Ariko umuringa ntiyari azi ko nawe ibyabaye abirimo. None akaba yazimiye ate? Uko yazimiye rero, Daria yaje kuza amutera ubwoba. Amubwira ko niba asanga ibyabaye ari ukuri bizamukoraho. Umuringa rero akibyumva yahise ata umutwe. Asohoka mu bitaro nta kintu afite. Ikintu yakoze gusa ni uguhamagara murumuna we ngo aze arwaze umutoni. Nibyo gusa nzi muze. None se ko umutoni yongeye kujya muri koma byo nta makuru bifiteho? Ngo wenda ube wabuze ikibazo cyavutse ngo bibe? Umutoni ariko ubu tuvugana mvuye kwa muganga yavuye muri koma. Niko bimeze se? Nuko sha umpaye amakuru meza. Naye nahangayitse rwose nibaza amaherezo y'umutoni ukomeje kujya muri koma buri kanya. Ariko nanone ntiwansobanurira icyatumye umutoni ajya muri koma. Ayo makuru yo ntayo mfite. Gusa mbere yuko umutoni ajya muri koma, Beni yari ari kwa muganga yamusuye. Ubwo rero wenda hari wasanga afite amakuru. Nuko shaka iki? Urakoze rwose kunsobanurira. Ubwo reka njye kureba Beni uwo nguwo. Kandi nsubirize Bujeniya, mubwire ko nahazindukiye ngasanga adahari. Yego muze. Ntaribi. Ariko se buriya Daria arakomeza kurwaza Odira wenyine. Uwasubira kwa Valeria amubwira uko ibibazo biteye akabimenya. Buriya ntiyagira icyo abikoraho. Sheri, ndabyumva ko unkunda. Gusa njyewe singiye kuzagwa muri urugo n'amabuko umeze kuriya kandi akaba atanshaka. Sheri, rwose mbabarire kubwo ibyakubayeho. Humura rwose. Buriya nuko mukecuru atarakira iby'uko tubana. Ariko nyuma y'igihe azagukunda pe. Ariko ubwo nuko utazi ukuntu ejo niha hano iwanjye afite inkoni. Ariko uvuga ngo ninsohoke mu nzu y'umwana we. Ngo Ndinda yaje kumusenyera umuryango. Sheri, humura pe. Byose byabaye kuko ntari mari. Ubutaha ntibizasubira rwose. Ibyo nukundema agatima. Ubu se uzajya uhora hano ndagiye ngo mukecuru atangirira nabi. Ahubwo Sheri, reka nkwisabira akantu. Basi waretse tugasubira iwacu mu burengerazuba. Kubizi ko hari amahoro kandi ko n'iwacu bagukundaga. Ubwo si byo byadufasha kwibanira neza nta midugararo y'inaha duhura nayo. Ibyo nta kibazo. Ariko wibuka ko byose biba kubera aho umuntu akura amafaranga. Ikindi kandi nk'uko mbara mbikubwira, inaha niho nakuriye narahamenyereye kandi ndaranya n'abantu baho benshi. Ese ubu ndavuga ibiki ko nabonye wadukanye gutaha wasinze? Sheri, ni wari warambwiye ko utanywa inzoga koko? Oya da, nakubwiye ko nzinywa ariko nkanywa nkeya. Ahubwo mbabarire mwiza wanjye. Ejo naracitswe rwose. Kuko barasi icyo kibazo. Ahubwo ukuntu nanga inzoga. Sinumvaga ko nabana n'umugabo uzinywa pe. Sheri, ndakwinginze ntuzazisubire.
ubu sodi urabona kwicisha inzara birakugeza ku kikoko basi mbabarira urye. Dari ni uko utarakunda sha, ntuzi gukunda umuntu utagukunda, ubu byose ntacyo bimariye. Ahubwo sodi icyatumye uza kwa muganga ko kiri gukemangwa, ko mu bizamini byafashwe nta miti byagaragaye ko wari wanyweye, ahubwo bikaba bishoboka ko wari wasinze. Dari nta binini nari nanyweye, n'ibyo wabonaga byamenetse hariya byari ibyo papa yajyaga anywa akiri inaha. Ahubwo wa mugani Nodi, nashatse guhamagara ababyeyi bawe ngo mbabwire uko bimeze, ndabyihorera kuko nabonaga byateza ibibazo, ahubwo nahisemo gutumaho Valeria nk'umunyamuryango wawe wa hafi. Wamemukiye Dariya we, ubwo se urumva niba Valeria yabimenye hari ikindi gisigaye? None se wageraga ngo nkore icyo di? Wowe uri nkanjye wakora iki? Ahubwo we ubu tuvugana ngo umuringa yaburiwe irengero, ntawe uzi ngo arihe. Odira kutamvugisha. Ayiwe Dariya we, mfata ubwo ntiwasanga umuringa yaraye kwa Beni. Dari umbwiye ngo iki? Umuringa yagiye? Oya we simbyumva, buriya wasanga Beni n'umuringa bagiye gukora ubukwe. Umva, fungura iserumu njye kubareba, ndabica. Beni we ndaje duhangane. Havodira we wikwikuramo serumu rwose utikomeretse, ariko si ubu abaganga babangutse koko. Shabriera jya ureka amashyengo, ubuse ko ndi gutangiza umushinga mu cyaro we ntiwiryoheye mu mujyi? Sha urebye biragenda, kuko urabizi aka kazi kacu ubundi iyo gafite abakozi babonetse biba ari ibyo. Yego sha, naramubonye w'inaha mu cyaro, ariko wumve ngo ni umwana mwiza koko. Mwana ni umusore w'imfubyi wibana, mbese nta kintu na kimwe afite, ariko afite umutima mwiza, ntiyemera, sinzi mbese. Ariko Briera, tekereza umuntu wambwiye ngo namwihereye akazi k'ikiyede, ko watabashije kwiga. Winserereza nawe sinamukunze. Ahubwo sha uretse araje ndakuvugisha nyuma. Wiriwe mabuja. Wiriwe Mugisha, ariko rwose nakubwiye ko nitwa Berize. Ujye umpamagara mu mazina yanjye, nta kibazo aha ni mu kazi si mu myanya y'ibyubahiro. Yego nta kibazo nubwo bitoroshye. Ibyo wenda uzagenda ubimenyera. Aka kanya rero yanapanze ko ndakwereka aho twaguze nk'umushinga, kugira ngo nibatangira gusiza uzabuze aho imbibi zacu zigarukira. None se ubwo bivuze ko iki kibanza cyose kizajyamo inzu? Ubwo izaba ingana iki? Mugisha, uyu mushinga wacu ni mugari, ahubwo bibaye ngombwa twazubaka igeretse kabiri. Uzi ko iyo nzu usibye no mu murenge wacu no mu mirenge nk'ine twegeranye ntayihari, ariko hari uzaba yubatse kugira ngo abantu bino bajye baza kuyisura ubundi bishyure. Ariko Mugisha, burya ugira urwenya bigezaho koko? Uransekeje pe. Urumva se ubwo baza babona ari pariki? Yewe ahubwo ngereranyije n'inaha yaba irenze pariki. Ni ukuvuga ngo rero turaba dukorana muri iyi minsi. Hashize imyaka 2 mvuye mu Bushinwa kuminuza iby'ubwubatsi, gusa kubera akazi kenshi hari igihe nshobora kuzahamagara undi mwenjeniyeri mugenzi wanjye akaza akaba ari we mukomezanya. Ese ko mbona watangaye Mugisha? Ndumiwe. Uzi ko utari mwene wacu burya? Ubu wagiye mu ndege ujya mu Bushinwa urongera uyitahamo? Mugisha uri umuti w'amenyo rwose. Ahubwo muri se n'abandi bafundi bakorana ndabakeneye, ngo mbere kuko ishusho y'inyubako iteye. Ikindi wa mukobwa witwa Umuringa rero ko mbona ataza ngo tumushinge stock. Umuringa se ugira ngo
none se umuto ukomeje kurira cyane koko ubu kandi nanjye sinzi ibirimo kuba pe. Fatine we ndeka ubu byanyobeye, ubu nanjye umbajije ibirimo kuba sinamenya ngo ni ibiki. None se ubundi byagenze bite ngo aguhamagare? Nyine ukuntu byagenze narindi mu rugo numva telefone irasonye, ndebye mbona ni umuringa anyitaba ari kurira, arambwira ngo nihute njye ku bitaro kurwaza umutoni ngo we ntahari. Ngerageje kumubaza byinshi ahita nkupa. Ariko mana koko ibi bikomeje kumbaho ni ibiki? Ubu nakire ko mbuze byose koko? Ngo ubuze byose? Gute se ubuze byose? Fatine we byihorere, ntiwamenya ibyo ari byo, gusa ubu buzima. None se wambwiye umuto ubu ndaza kukurwaza nte kandi utanashobora kumbwira bimwe mu bibazo ufite koko? Yego wenda n'umuringa yajyaga bimbwira, ariko aho bigeze ubu nta makuru na make mfite pe. Fati nyine ejo Ben yaje hano, ariko ibintu yambwiye ibyo byatumye n'amagingo y'umutima wanjye wenda guturika. None ngo n'umuringa yagiye kandi yagiye atanambwiye. Umuto basi nubwo utarabimbwira ihangane, ariko ibi bintu kubyinjiramo biragoye pe. Tekereza ko naje ngusanga muri koma ntazi ngo ndaheraye, kandi ubwo papa wawe nawe yavuye hano yataye umutwe ngo ntiyumva ukuntu umwana we yajya ahora muri koma. None se umuto niba atari ibanga ibintu Ben yakubwiye ni ibiki? Banza umereze telefone nyitabe. Ngaho byibura banza wihanagura amarira utamwitaba urimo kurira utya akabyumva. Imereze yewe. Yego Mugisha. Ahubwo narakubuze we. Yego nta kibazo rwose uze kuza. None se sha ugushatse kumbwira ko noneho Mukiza yajyanye na wa mugore waho yabanaga n'umutoni? Yego muze, nyine ubwo umutoni akimara kumva iyo nkuru yafashwe n'ikiniga ahita agwa muri koma. Ubwo nanjye nyiraho nibwo umuringa yinjiye igitaraganya ambwira ko dire bamuzanye kwa muganga kandi ko ari njye nyirabayazana. None ibibazo byo muri uyu mudugudu biraza gutuma mwimukamo. None se ubwo wowe urimo urateganya ite gukemura kiriya kibazo? Muzehe rero buri uko wumvise biriya bibazo nanjye niko byanguyeho. Ubu rero izi saha nanjye sinzi ngo nakora iki. Ben, urabona ko uriya mwana ababyeyi be batabino. Ubwo rero nukureba uko wakinjira muri kiriya kibazo cyo ukamufasha gukira. Yego muze, unapanga kujya kureba mukecuru Valeria kuko buriya no mwisengenezaho. Ariko ikibazo cy'umuringa nacyo nticyoroshye, no kubikurikirana hakiri kare. Ubu rero kangende ndimo kureba uko navugana n'inzego z'umutekano zikinjira muri iki kibazo kuko nkihereranye nazabihanirwa nzira kudatangira amakuru ku gihe. Yego muze, kandi urakoze kungira inama. Ariko se kuko nk'ubu dire nzamugire ni urukundo gusa cyangwa harimo ubundi burwayi ntazi? Ahubwo si intambara y'abakobwa bombi ubu nizankoraho. Odire wiriza kuriya akirwaza, ubundi butubanye yazava nk'umugore umeze ute koko? Beni ko byifashe bite ariko bro? Ni sawa Kiki. None se man, buriya koko byagenze bite ngo bidage kuri ruriya rwego bro? Umwana bakapo muri izi karitsiye benda kwiyahurira ukamusaza ko kakagera ugajya kwa muganga. Byaje bite kapo? Shaka iki byihorere, biriya bintu nanjye byarantunguye. Nari nzi ko yarakaye bisanzwe, sinari nzi ko yagira nubwo ajya mu bitaro. Beni rero ibi bintu ukwiriye kugira ikintu bikoraho kuko nta yindi ndwara arwaye usibye wowe. None se ubu nkora iki Kiki? Ngaho ngira inama. Sha umva, ubu ngiye kukwereka ukuntu hatwika. Odira nadakira araba afite indi ndwara. Sha uneye amatsiko, ngaho mbwira. Umuto
rekeraho kurira rwose udatuma nanjye amarira mfata kandi humura nkuri hafi inshuti yawe. Ibyo Mukiza akomeje kugukorera ndabyumva ni ubuhemu ariko wihangane pe. Mugisha, sinzi ijambo nakubwira rirenze warakoze. Gusa kuba nkiriho wifitemo uruhare. Numvise ukuntu wikokoye ngo ngere kwa muganga. Numva binkoze ku mutima. Ndagushimiye pe. Umuto, ejo bundi papa wawe yambwiye ijambo ariko ryansigayemo ku buryo mpora nditekereza. Yarambwiye ngo erega Mutabazi ndi umuntu sindi inyamaswa. Nanjye rero mu gihe ndi umuntu kandi ufite ubumuntu nta cyambuza gukora nka biriya. Ariko Mugisha, wabaye ute koko? Urumva ukuntu wigana papa? Icyakora nyuma y'igihe kirekire ntase kuransekeje. Erega Umuto, ni ukuri ukwiye kujya wishima ugaseka. Ubu nanjye kera nigeze kuba mu buzima bubabaje ariko narasigaga pe. Uzi ko kera ubuzima bwankaranze nkagera aho nshuruza injyamani. Ariko Mugisha, hari ibyo uvuga nkumva urabeshya. Wacuruje injyamani mbaye. Wenda ushobora kuba utabizi ariko narabikoze pe kandi nabaga nishimye. Nako ndabona wanze kubyemera. Reka nguhe ikimenyetso. Iyo twageraga ku ngo z'abantu twaravugaga ngo injyamani injyamani injyamani. Ariko Mugisha, ubanza hari uyu munsi hari uwagutumye ku nzozi. Iwe sha Muto, ubu rero narinje muri pause. Reka nsubire mu kazi, nzagusura ubutaha. Yego urakoze kunsura Mugisha. Yego ko ariko Foti gurandeba ute? Ariko Mugisha, ubanza hari uyu munsi hari uwagutumye kunsetsa. Umuto, kuva wagera hano usetse kangahe? Nyumvire Fotine, ubwo uranzanye. Wowe uretse kwihagararaho umvaga ibintu Mugisha yavugaga bidasekeje? Aha, Umuto, ibindi nzabikubwira ubutaha nituva hano mu bitaro. Gusa ntuzankira ngo Mugisha yavugaga ibintu bisekeje. Uzi ko ariko utari uri hano. Ariko uzajya ucunga umugabo wanjye daruze kunesha umutwe mukecuru. Ye, noneho ubu ngusanze hanze. Sinabigusezeranyije se. Nta mahoro nzigera ngo hano umunsi n'umwe. Aha hantu Mutoni niwe ugomba kuzahaba. Mukecuru, wenda nzafata umwanzuro ngende ariko mbabarire rwose. Nukuri ntuzongera kumbona aha ngaha. Aho tutazava unatsinda hano. Ntiwumva ahubwo? Rwose uzomongana ugende. Usubire iyo waturutse. Kandi uzajya aho umwana wanjye atazongera kukubona. Ese ko numva muvuga cyane hano habaye iki? Hanagura ayo marira se nyine. Kandi wibeshye uko pfa uvuga ibyo tuvuganye. Muki, erega narinje kukureba. Wa mubyara wawe Dira ngo ari kwa muganga. Nashakaga ko tubivugaho. Ibi ni amahorora? Mutima ukiye na mama bari kumwe batarimo gutongana? Biranshimishije pe. Cyangwa mutima uki umeze neza? Yego. Sheri imeze neza rwose. Kandi na mukecuru twaganiraga mu mahoro. Mama se amaherezo ya mutima ukiye na nyirabukwe azaba yahe? Naho ubutaha.